Ese koko icyo mu nda kibaho ku mwana w'uruhinja? Icyo mu nda se ni igiki? Hari ababyeyi benshi usanga iyo uruhinja rutangiye kujya rurira cyane bahita bavuga ngo uyu mwana wanjye arwaye icyo mu nda. Ikintu gitangaje ni uko iri jambo icyo mu nda abantu benshi barikoresha, ariko iyo babajije icyo mu nda icyo ari cyo usanga buri muntu abisobanura ukwe. Bamwe bati ni indwara yihariye ifata impinja, abandi nabo bagasubiza uko babyumva. Ariko se ukuri ni ukuhe? Ese koko uruhinja rushobora kugira icyo mu nda? Ese niki gituma abana bamwe barira cyane koko kurusha abandi? Muri iki kiganiro turasobanura icyo abantu bita icyo mu nda icyo ari cyo, dusobanura impamvu impinja zimwe zirira cyane, tugaruke ku bimenyetso byo kwitondera, ndetse n'ibyo ababyeyi bafite impinja bakwiye kwirinda gukora bishobora gushyira uruhinja mu kaga. Kurikirana ikiganiro cyose kugera ku musozo, uraza gusobanukirwa ibintu byinshi abantu benshi bakunze kwitiranya kuri kino kibazo. Njye tuganira ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze. Nitwa Miriam. Naho mu kanya. Hari ababyeyi benshi bajya bumva umuntu ababwiye ati umwana wawe arwaye icyo mu nda. Abandi bakamubwira ngo umwana wawe afite icyo mu nda niyo mpamvu ahora arira. Cyangwa bati umwana wawe ntari konka neza kubera arwaye icyo mu nda. Iri jambo icyo mu nda rikoreshwa cyane mu bantu, ariko ikibazo abantu benshi bibaza ni iki? Ese koko icyo mu nda ni indwara isanzwe izwi mu buvuzi? Ese kiba igiki mu by'ukuri? Ese koko umwana ashobora kugira ikibazo cyitwa iryo zina? Ikintu cy'ingenzi abantu bakwiye kumenya ni uko icyo mu nda atari izina ry'indwara rizwi neza mu buvuzi nk'uko abantu benshi babyumva. Akenshi abantu bakoresha iryo jambo bashaka kuvuga uburibwe buri mu nda y'umwana. Ariko se ni iki gituma uruhinja ruto rushobora kurira amasaha menshi kandi nta kindi kibazo kizwi rufite? Hari ibintu ababyeyi benshi batazi. Impinja zimwe cyane cyane ziri mu mezi ya mbere zirarira cyane, zigakanya amaguru, zigasa n'izifite ububabare cyangwa se zikanga konka neza. Iyo ibi bibaye, abantu benshi nibwo bahita bavuga bati umwana afite icyo mu nda. Ariko icyo mu nda si indwara, si n'igisimba kiba kimurimo, ahubwo umwana aba afite ikibazo cya kolike. Kolike ni igihe uruhinja rurira cyane akenshi nimugoroba cyangwa se nijoro, rukarira amasaha menshi buri munsi, rukikanya amaguru ruyakwegera ku nda, rimwe na rimwe ugasanga inda isa n'ikomeye, cyangwa se rukarekura imyuka myinshi kandi ruba rusa n'urubabara mu nda. Ibi biba biterwa n'umwuka winjira mu nda igihe yonka igogorwa ritari ryakomera neza, kandi impamvu ataka cyane amara aba ari kugenda yaguka. Aha twabigereranya n'isashi irimo ubusa itarimo amazi, ariko iyo utangiye gusukamo amazi igenda yaguka, uku niko n'amara y'uruhinja rugenda rwaguka mu gihe ari konka, maze bigatuma rubangamira. Impinja nyinshi zigira kolike hagati y'ibyumweru bike nyuma yo kuvuka kugera ku mezi 3 cyangwa se ku mezi 4. Ushobora kubona umwana arira cyane, akanya amaguru yegereza ku nda, cyangwa se ugasanga inda yibyimbye, ubundi agakunda kurekura gazi. Ibi ni byo abantu benshi bita icyo mu nda. Ikibazo gikunda kuvuka iyo umwana agaragaje bino bimenyetso rero, ni uko bahita baha umwana imiti ya gakondo cyangwa ibintu bitandukanye batabanje kumenya neza ibibazo afite. Reka dusobanukirwe neza ibintu bishobora gutera ibyo abantu bita icyo mu nda ku mwana w'uruhinja. Hari ibintu byinshi bishobora gutuma uruhinja rubabara mu nda cyangwa ntirutekane. Icya mbere ni gaze mu nda. Abana bato cyane bashobora kumira umwuka mwinshi mu gihe cyo konka, maze ugatuma inda ibyimba, umwana akumva abangamiwe maze akarira cyane. Niyo mpamvu guturisha umwana umubi umushyira ku rutugu nyuma yo konka ari ingenzi, kuko bishobora kugabanya icyo kibazo. Naho icya kabiri gituma uruhinja rukunda kubabara mu nda maze bakavuga ko rurwaye icyo mu nda, ni ukonswa nabi. Hari igihe umubyeyi ahindura amabere vuba cyane, bigatuma umwana atabona amashereka ya nyuma aba arimo ibinure byinshi, maze inda ikababara, cyangwa umwana akituma cyane bigatuma arira, kandi bya binure byari bumufashe ntababare. Ni ukuvuga ko igihe cyose amabere yikoze akaba ari nk'amashereka, ugomba konsa umwana ibere kugeza igihe ahumuje amashereka arimo, kuko amashereka ya nyuma ariyo aba agomba kuzana n'ibinure biza gufasha umwana maze ntagire ikibazo mu nda. Icya gatatu ni igihe uruhinja rufite impatwe cyangwa se constipation. Hari impinja zimwe zitituma neza cyangwa se zikituma bigoranye,
bikamutera kurira kuko aba abangamiwe cyane mu nda. Ariko ababyeyi bagomba kumenya ko abana batunzwe no konka gusa bashobora kumara iminsi batituma, kandi bikaba bisanzwe igihe nta bundi bubabare bukabije afite. Ariko se ni ryari by'abantu bita icyo mu nda biba ikibazo gikomeye gisaba kujya kwa muganga? Aha hari ibimenyetso biba bitagomba kwirengagizwa, ni nko mu gihe uruhinja rufite umuriro, igihe rwanga konka burundu, igihe ruruka cyane, igihe ruriruka udasanzwe, cyangwa se igihe uzabona amaraso mu mwanda rwituma. Ni ngombwa kujya kwa muganga kuko rushobora kuba rufite infection yo mu maraso, ikibazo mu maraso, allergie cyangwa indi ndwara ikeneye ubuvuzi bwihuse. Ikibazo ni uko ababyeyi benshi bavuga ngo umwana afite icyo mu nda gusa, nyamara umwana we afite ikibazo gikomeye cyamuviramo no gupfa igihe cyose atihutanwe kwa muganga. Ikintu cya kane gituma uruhinja rubabara mu nda maze bakabyita icyo mu nda ni ukwaguka kw'amara. Uko umwana yiyongera ibiro n'amara arakura kandi akaguka, bivuze ko aba ataramenyera neza igogora ry'amashereka. Iyo amashereka ageze mu marinda iraguka, maze kuko hari ubwo amashereka aba yinjiranye n'umwuka bigatuma inda ibyimba, amara nayo akaguka kuko bari kwimenyereza gukora neza, bigatuma rimwe na rimwe umwana agira uburibwe mu nda, bakabyita icyo mu nda. Nubwo biba bimeze gutya ariko hari ibimenyetso bitagomba kwirengagizwa nk'uko twigeze kubivugaho. Niba uruhinja rufite umuriro, cyangwa niba rwanga konka burundu, niba ruruka cyane rukanataka bidasanzwe, cyangwa se mu mwanda warwo hakazamo amaraso, ndetse no mu gihe ibiro byarwo bitiyongera, uba ugomba kwihutira kumuvuza kuko ashobora kuba arwaye infection cyangwa se iyindi ndwara ikeneye ubuvuzi bwihuse. Ikibazo ni uko hari igihe abantu bavuga ngo ni icyo mu nda gusa, akazibuka kujya kumuvuza indwara yaramaze kumurenga. Ese icyo mu nda kibaho koko? Mu buryo abantu benshi babivuga, icyo mu nda si indwara ifite izina rimwe ryihariye mu buvuzi. Ibimenyetso babona ku ruhinja bakabyita icyo mu nda ni ukurira cyane, kubyimba inda, gukanya amaguru, ariko twabonye impamvu zibitera, ari nacyo gituma biba bigomba kwigwaho ku buryo bwihariye. Abantu benshi bibaza niba imiti ya gakondo ikoreshwa kuri icyo kibazo iba ifite umutekano ku ruhinja, kuko ujya usanga izi mpinja bakunda kuziha imiti y'ibyatsi cyangwa indi miti ya gakondo. Ariko ibi byose si byiza kuko birwangiriza igifu kandi uruhinja rukaba rwabura amazi mu mubiri. Niyo mpamvu atari byiza guha uruhinja imiti iyo ari yo yose utabanje kugisha inama muganga cyangwa se impuguke mu by'ubuzima bw'abana. Reka turebere hamwe noneho icyo ushobora gukora ugatabara uruhinja rufite discomfort mu nda. Iyo umwana amaze konka, uba ugomba kumushyira ku rutugu ukamufasha gutura umubi kuko bigabanya gaze ituma umwana amererwa nabi mu nda. Ikindi uba ugomba gucunga niba ibere riri mu kanwa k'umwana neza ku buryo nta mwuka ushobora kwinjirana n'amashereka. Ikindi kandi uba ugomba kwirinda kumuha imiti utazi neza kuko aho kugira ngo bimukize iyi discomfort bishobora kumwononera igifu cyangwa se bikamwononera amara, kimwe nk'uko byamutera kubura amazi mu mubiri nk'uko twabivuzeho mu kanya. Reka tuvuge ku kintu gikomeye cyane ababyeyi benshi batazi ku kurira kw'impinja. Ni uko kurira kw'abana bato ari bwo buryo bwabo bwo kuvuga ikibazo bafite, ariko kurira kwabo kose ntibivuze ikibazo gikomeye, ahubwo hari ubwo baba bashonje cyangwa se baba bananiwe cyangwa se bafite ubushyuhe bubabangamiye. Niyo mpamvu ari byiza kubanza kureba ibimenyetso byose hamwe aho guhita uvuga ngo ni icyo mu nda umwana arwaye. Ikindi, kugira ngo ufashe umwana ufite ibimenyetso bita icyo mu nda, umuganga agufasha ashingiye ku mpamvu yabiteye. Niba ari gaze, ubwirwa uburyo bwo konsa bushobora gukosorwa. Niba ari impatwe, muganga ashobora gutanga inama zibikwiye. Niba ari infection cyangwa ubundi burwayi, hakenerwa ubuvuzi nyabwo bwimbitse ku ruhinja. Ntibikwiye rero guha uruhinja icyo ari cyo cyose bakubwiye utabanje kugisha inama muganga. Ikintu cyihariye buri mubyeyi aba agomba kumenya ni ukudaha agaciro ibyo abantu bavuga. Muri rusange, ibyo abantu benshi bita icyo mu nda ku ruhinja akenshi ntabwo ari indwara imwe yihariye, ahubwo bishobora kuba gaze mu nda, impatwe cyangwa ibindi bibazo bituma umwana atamererwa neza. Ikintu cy'ingenzi ni ukwibuka ko uruhinja ruto rudasobanura ikibazo rufite mu magambo, ahubwo rubigaragaza mu kurira cyangwa se mu buryo bwitwara. Icyo twagarukaho dusoza, ni byiza kumenya ko icyo mu nda ari izina abantu benshi baha ibibazo bitandukanye bituma uruhinja rubabara mu nda,
rukarira cyane ndetse rukanga konka, cyangwa ukabibona neza ko rwabuze amahoro n'umutuzo. Ariko mu buvuzi busanzwe, icyo mu nda ntabwo ari indwara ifite izina rimwe rizwi. Akenshi biba bifitanye isano n'ibibazo nko kubyimba inda kubera umwuka, konsa nabi, ikibazo cy'igogorwa, infegisiyo zimwe na zimwe mu mara, cyangwa se ubundi burwayi busaba kugenzurwa neza. Niyo mpamvu atari byiza guhita wizera ibyo umuntu wese akubwiye ku ruhinja rwawe, kugira ngo bitagukururira kumuha imiti ya gakondo cyangwa se imiti y'ibyatsi itizewe, kuko abana benshi bajya bagubwa nabi n'iyi miti bahabwa n'ababyeyi kubwo gukeka, bigatuma bagezwa kwa muganga barembye cyangwa se bamerewe nabi cyane. Babyeyi rero, ikintu cya mbere mugomba gukora ni ukwiga kureba ibimenyetso by'ingenzi ku ruhinja, kuko umwana niba arira cyane ariko akonka neza kandi akaba nta muriro afite, bishobora kuba ikibazo gisanzwe kizagenda gishira gahoro gahoro. Ariko iyo umwana afite umuriro, agahumeka nabi, akanga konka, agacika intege cyangwa se inda ikabyimba, rimwe na rimwe akamukorwa nk'ushaka kuruka, icyo gihe ntuba ugomba gutegereza ngo urebe ko yoroherwa cyangwa se ngo ujye mu bindi bintu by'ibihuha nko kumuha imiti, ahubwo uba ugomba kujya kwa muganga ku buryo bwihutirwa. Ikindi kandi, konsa neza ni ingenzi cyane, kuko hari igihe umwana amira umwuka bitewe n'uburyo yonkamo nabi, bigatuma inda imurya cyangwa ikabyimba. Umubyeyi aba agomba konsa umwana atuje, akamufasha gutura umubi nyuma yo konka kugira ngo umwuka usohoke. Isuku nayo ni ingenzi cyane, kuko amaboko adakarabye cyangwa se ibikoresho byanduye bishobora gutera umwana infegisiyo zo mu nda, maze bagatangira kukubwira ngo umwana warwaye icyo mu nda. Mubyeyi, ujye wirinda guhora uhindurira umwana wawe imiti, cyangwa ngo wumvire buri muntu wese uguhaye inama, kuko buri mwana agira uko ateye, kandi ibikora ku mwana umwe si byo bikora ku wundi. Icy'ingenzi ni ukwita ku makuru yizewe no kugana abaganga igihe cyose bikenewe. Ndifuza ko nyuma y'iki kiganiro abantu basobanukirwa ko icyo mu nda atari indwara ifite ibisobanuro bimwe ku bantu bose, ahubwo ko ari imvugo ikoreshwa mu gusobanura ibibazo bitandukanye ku ruhinja. Iyo umwana agaragaje ikibazo rero, icyiza si ukwihutira kwizera ibivugwa n'abantu, ahubwo uba ukwiriye gushaka ukuri no kurinda ubuzima bw'umwana hakiri kare kubw'ubufasha uhawe na muganga. Tugezeho igitekerezo cyawe cyangwa se ikibazo cyawe muri komenti, cyangwa se utwandikire kuri WhatsApp ubona hasi muri description y'iyi video. Ndagushimiye. Mugire amahoro, naho ubutaha. Ndagukangurira gukora like kuko ni ingenzi cyane, ukore subscribe, ukore kukazogera kugira ngo tujye tubana mu bindi biganiro.